Turabasuhuje kandi tubifurije kugubwa neza aho muherereye hose mu mpande zitandukanye mu birere bine by'isi. Nyagasani akomeze kubarengera ndetse no kubatabara no kubashyigikira, mukomeze kugubwa neza cyane, dore ko turi kwitegura iminsi mikuru ya Noheli ndetse na Bonane. By'umwihariko Good TV Rwanda ibifurije kuzamera neza, kuzagira umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza ku bayizihiza. Nyagasani akomeze kubashyigikira ndetse no kubategurira umunsi mukuru wa Noheli. Bonane nayo iri karibu, ariko cyane cyane Noheli niyo igiye kubanza ejo bundi kuri 25, dore ko turi kuri tariki 19, bivuze ko habura iminsi mike cyane Noheli ikaba, nyuma yaho hakaba Bonane. Good TV Rwanda rero ibifurije Noheli nziza cyane ku bantu bayizihiza ndetse n'umwaka mushya muhire. Tugiye kwinjiramo wa 2025, ariko ngira ngo dusubije inyuma muri uyu mwaka turangije wa 2024, turenda kuwurangiza, dufite icyizere ko tuzawurangiza kuko yaturinze kuva mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi ikaturinda, mu kwa munani ikaturinda, mu kwa cyenda ikaturinda, mu kwa cumi ikaturinda, mu kwa 11 ikaturinda, ndetse no muri uku kwezi kwa 12 nabwo ikaba igikomeje kuturinda. Biduha icyizere cyane bikadukomeza, bitwereka ko n'umwaka mushya wa 2025 tuzabasha kuwinjiramo kandi tukawinjiramo neza. Bakunzi ba Good TV Rwanda, ngira ngo icyo Good TV Rwanda ihora ibifuriza ni ishya n'ihirwe mu buzima. Kuri mwe bitameze neza, mukomeze kwizera Imana, ndahamya ko biza kumera neza. Namwe rero bimeze neza, ni igihe cyo gushima Imana, ni igihe cyo kwishima, ni igihe cyo gukora imirimo myiza cyane kuko yarahabaye. Dusubije inyuma muri uyu mwaka wa 2024, tugahera mu kwa mbere kugeza mu kwezi kurimo nako kwenda kurangira, twagiye tubona ukuboko kw'Imana. Imana yarinze cyane rero abakunda Good TV Rwanda ndetse n'abandi batayikunda bose, Imana yarabarinze kuko Imana ni umubyeyi, twese iradukunda kandi iratwemera. Nicyo gituma natwe dukwiye kugira urukundo, tugakundana, tugasabana, tugasurana kugira ngo bikomeze kurushaho kumera neza cyane. Nubwo intambara zitagiye zibura kandi n'ubu ziracyahari, ahari umuntu hahora intambara, ariko nyabona nicyo gihe cyo kwiyoroshya kugira ngo dukomeze gukomera ndetse no gukora ibyo umwami Imana ashima. Tunyarukire gato muri showbiz turebe uko bimeze, dore muri iyi minsi showbiz bimeze bite. Hari kuvugwa inkuru zitari nziza cyane hagati y'aba YouTubers, ariko ba YouTubers kuki intambara zikomeza kuba muri showbiz? Biri kugenda biterwa n'iki? Ni ubwumvikane buke n'urukundo ruke. Ubu hari kuvugwa inkuru zitari nziza hagati ya Sabe ndetse na Scovia Mutesi, aho batari kuvuga rumwe, bikomeje kugenda bikurura intambara ndetse na kururu, ariko biriya ntibyakagombye. Nk'aba YouTubers bazwi bamenyerewe, ntago bakwiye guterana imigarama mu buryo bw'amagambo. Bamwe bati turarekura ikibombe, abandi bati turabacanaho umuriro, umuriro watse byacitse. Muri showbiz ntago bikwiriye nyabona, murimo muratwica showbiz, murimo murica showbiz cyane, dore ko muri iyi minsi ya none ari cyo gihe cyo kugira ngo twunge ubumwe nk'abanyarwanda, dukorere hamwe, dushyire hamwe kugira ngo tubashe gutera imbere mu buryo bufatika kandi mu buryo bugaragara.